Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje n'ubundi abaherereye hirya no hino mu bwoko bw'Imana ndabaramukije cyane ubwoko bw'Imana bagenzi bacu muri Afurika yose, ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika yose, bagenzi bacu mu bwoko bw'Imana muri Aziya, Europe, ubwoko bw'Imana bagenzi bacu muri Australia n'impande hirya no hino ndabasuhuje. Uyu mwanya n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura buri munsi kuri Irera TV1. Yego ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icy'Imana Data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana yego ubwoko bw'Imana intego yacu n'ubundi ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha ukuri kw'inzira ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana yego buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Usanga Bibiliya nayo ibikomozaho, Pawulo nawe yabivuzeho yandikira urwandiko Abakolosayi ibice bitatu umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri, abandikira ababwira ati Abakolosayi, tugiye kureba mu Bakolosayi icyo n'ubundi icyo yabwiye, icyo yavuze ku bwoko bw'Imana. Yaravuze ati nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21 habivugaho hati nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi n'abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko uraza urebe n'ubundi usange hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza. Bibiliya nabo yabivuzeho nyirizina. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwanga urunuka ni abatumvira Imana nuko imirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 habivugaho hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse Pawulo yandikiye urwandiko rwa kabiri Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 kugera ku murongo wa 18 kugera ku wa 19 haravuga hati hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Rero nyirizina n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana ye. Tugiye kureba kuri aya mateka nyirizina n'ubundi muri kino kiganiro cya tumenye amateka mu iyobokamana, ariko turaza turebe tuti ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana yashakaga? None tugiye kureba aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kuko turabigenzuza igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka kugira ngo abe ari byo dukora. Yego tugiye kurebera hamwe n'ubundi amateka yaranze iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11. Tugiye kurebera hamwe aya mateka.
Abanya-Ekose Abanya-Ekose bashinzwe kwamamaza ubumenyi bwa Gikristo bemeje ko David Brainerd ari umumisiyoneri ku Bahinde bo mu Bwongereza. Yego, iri tsinda ry'Abanya-Ekose n'ubundi bashimangiye nyirizina kuri iyi tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 bashimangira yuko David Brainerd ari we mu misiyoneri w'Abahinde bo mu Bwongereza. Yego, cyangwa ari ugomba kujya gutambutsayo ubutumwa bwiza, kuko rino tsinda n'ubundi ryari rishinzwe kwamamaza ubumenyi bwa Gikristo. Tugiye kurebera hamwe nyirizina aya mateka, icyo Bibiliya yakomozaho n'icyo yavugaho, kuko n'ubundi nyirizina aya mateka yatangajwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. tugiye kureba rero nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, nimba habayeho. Tumaze kureba inshuro nyinshi ku bantu benshi babaye abamisiyoneri bari bafite kujyana ubutumwa hirya no hino, ngira ngo no mu minsi itambutse twabivuzeho. None ubu ngubu tugeze kuri iri tsinda ry'Abanya-Ekose ubwo bashimangiraga ko nyine nyirizina David Brainerd ari we ukwiye kujyana ubutumwa ku Bahinde bo mu Bwongereza. Yego, tugiye kureba n'ubundi kuri ubu buryo bw'ivugabutumwa burimo gukomeza buza, natwe icyo tugomba gukora nyirizina natwe tukagikora. Ese tukwiye kubigendamo gute? Ni gute Imana ibishaka? Ubwo buryo bwose turaza kubutangarizwa n'ibyo Imana yatumenyesheje mu byanditswe byera muri Bibiliya. Tugiye kurebera hamwe ukuri kwa Bibiliya nyirizina, icyo kuraba kubivugaho, cyo kubitangazaho. Tugiye kureba mu byakozwe n'intumwa ibice 21 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 14, turebe ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho ku bigendanye no kujyana ubutumwa bwiza. Hano nyirizina turaza gusangamo makuru cyangwa amateka ya Pawulo mu byo kujyana ivugabutumwa n'urugendo bakoraga na bagenzi be n'imibanire babanaga n'abo bari bari kumwe mu gihe nk'iki ngiki. Muri ibi byakozwe n'intumwa ibice 21 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 14 harabikomozaho nyirizina. Turebe icyo habivugaho. Tumaze gutandukana nabo tugenda mu nguge, turarombereza tujya i Kosi. Bukeye bwaho dufata i Rodo, tuvayo dufata i Patara. Dusanga inkuge yenda kwambuka ijya i Foyinike, tuyicaramo turatsuka turagenda. Tugera aho tureba i Kuporo, tuhasiga ibumoso bwacu tujya i Siriya, dufata i Tiro kuko ariho bashatse gukurira imitwaro mu nkuge. Tuhasanga abigishwa dusibirayo 7, nabo babwirijwe n'umwuka babuza Pawulo kujya i Yerusalemu. Tumazeyo iyo minsi tuvayo turagenda, bose baduherekeranya n'abagore n'abana, baturenza umudugudu, dupfukama mu kibaya cy'inyanja turasenga. Tumaze gusezeranaho twikira mu nkuge, nabo basubira iwabo. Natwe turangije urugendo rwacu rwo kuva i Tiro tugera i Putoremayi, turamutsa bene data, dusibira iwabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umubwirizabutumwa bwiza n'umwe muri ba bandi 7, ducumbika iwe. Uwo yari afite abakobwa 4 b'abari bahanuraga. Tugitinzeyo iminsi, haza umuhanuzi witwaga Agabo avuye i Yuda.
ageze aho turi yenda umushumi wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati umwuka wera avuze ngo nyir'uyu mushumi niko abayuda bazamubohera i Yerusalemu, bamutange mu maboko y'abapagani. Tubyumvise twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo atajya i Yerusalemu. Ariko Pawulo aratubaza ati ni iki gitumye murira mukamena umutima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo ku bw'izina ry'umwami Yesu. Yanze kutwumvira, turicecekera tuti ibyo umwami ashaka bibeho. Ngira ngo wumvishe aha hantu dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 21 kuva ku murongo wa mbere kujya ku wa 14, herekanye urugendo n'ubundi rwa Pawulo, nabo bari bari kumwe. Ariko Pawulo nyirizina habonetse bimukoma mu nkokora mu kugira ngo atajya gutambutsa ubutumwa bwiza. Si ugukomwa mu nkokora nyirizina nshatse kuvuga ko yabuzwa cyangwa yacika intege zo kujyayo, nubwo byagaragaye yuko hari abahanuzi bamuhanuriye bavuga bati nujyayo hari ahantu uri buze kuboherwayo, baraza kukuboha bakujugunye mu maboko y'abapagane. Ariko nyirizina Pawulo ibi ntabwo byamuciye intege, kubera ko yaravuze ati mbaye ndimo kuzira izina ry'umwami wanjye ntacyo byaba bitwaye, nk'uko yabitangaje. Hano twakongera n'ubundi twasoma nta kibazo. Ku murongo wa 13 niho bavuga ngo ariko Pawulo aratubaza ati ni iki gitumye murira mukamena umutima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo ku bw'izina ry'umwami Yesu. Pawulo imbaraga z'Imana, nagira ngo twongere twibukiranye yuko arizo zamuyoboraga, yaramaze kuba ubwoko bw'Imana nyirizina. Imbaraga zakoreraga muri we zabaga ari imbaraga z'Imana, asunikwa n'imbaraga z'Imana zimushoboza gukora ibyo yakoraga byose muri kino gihe. Rero kumubwira yuko araza kubabazwa, araza gukubitwa, araza kubohwa kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza, yumvaga ari utuntu tworoshye. Ahubwo bamubwiraga kubohwa, bakavuga ati njye niteguye no gupfirayo. Bishatse kuvuga iki? Mu ivugabutumwa nk'uko tubonye uyu David Brainerd nawe yari yashyizweho nk'umuntu ugomba kujya kuvuga ubutumwa hariya, kubwiriza ubutumwa Abahinde bo mu Bwongereza. Ariko byari bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki ahangaha ku ijambo tumaze gusoma? Ni uko udakwiye gucika intege ryo kuvuga ubutumwa bwiza, kuko ushobora kuvuga ubutumwa bwiza inzara ikaba yanakwica. Ushobora kuvuga ubutumwa bwiza ukaba wahura n'ibizazane mu nzira, wahura n'imbogamizi. Umuntu washinguye urugendo, washinguye ikirenge akagenda agafata urugendo akagenda, niko agenda ahura n'ibizazane byinshi mu ngendo nk'ubundi bwo mu buzima busanzwe. Rero iyo habayeho kuvuga ati ese ningenda nkahura n'ibibazo mu nzira biragenda bite, wabyihorera. Icyo gihe ntabwo waba urimo gushobozwa n'ayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko umwuka w'Imana twahawe ntabwo ari uw'ubwoba, ntabwo ari uwo gucika intege ku cyo tugomba gukora mu gihe turi ku isi nk'ubwoko bw'Imana, ahubwo dukomeje imbere tudatewe ubwoba. Nuko umuntu ashobora kuvuga ati hari abafunze ibyo kurya, hari abafunze ibi n'ibi iby'inkunga n'iki kubwo gutanga ubutumwa bwiza, ngo uze gucika intege ngo reka ubutumwa bwiza mbureke kugira ngo za nkunga zize, ngo reka ubutumwa bwiza mbureke kugira ngo batanyicisha inzara, reka ubutumwa bwiza mbureke kugira ngo batambuze ibi n'ibi. Oya, ahubwo imbaraga y'Imana iri muri wowe igusunikira, inagushoboza gutinyuka muri ibyo byose, kuko umwuka w'Imana twahaye atari uw'ubwoba, ahubwo ari uwo gukomera umutima, tugakora ivugabutumwa bwiza tutarimo kureba ku ngaruka ziraza ku ruhande rw'umubiri cyangwa y'imibereho dufite mu isi. Rero Pawulo ni nacyo nawe yashimangiragaho, arimo gutindaho cyane. Wibuke ko bari bamubwiye bati hano ubwo bafataga umushumi, uyu muhanuzi
yafashe umushumi akawubohesha, akerekana buryo ki nyiri uwo mushumi ariko nawe bazamugenzereza i Yerusalemu. Ariko Pawulo ntiyacika intege kuko yari azi ko azaba ari arimo gukora icy'ingenzi, kandi icyo cy'ingenzi agishobozwamo n'imbaraga z'Imana. Ntiyacika intege. Ivugabutumwa rero rikwiye gukomeza nk'ubwoko bw'Imana hirya no hino ku isi. Muri Afurika ubwoko bw'Imana tugatambutsa ubutumwa, Amerika mugakomeza ubutumwa, muri Aziya ubutumwa bugakomeza, ubwoko bw'Imana mugakomeza mutambutsa ubutumwa bwiza, muri Australia, Europe ubutumwa bwiza bugakomeza. Bwoko bw'Imana mwe gucika intege, mukomere, mukomeze, mujye mbere, kuko na Pawulo watubanjirije mugenzi wacu nk'ubwoko bw'Imana, nawe uri kubona ko atarimo gutinyishwa nyirizina no kuza kubabazwa k'umubiri we nyirizina, ahubwo arimo no kuvuga ati ngewe noneho niteguye no kuza gupfira aho ngaho, muri kuba yuko bari buze kumboherayo. Yego, bishatse kuvuga iki? Komeza ivugabutumwa, ukomeze umurimo nk'uko wawuhamagariwe nk'ubwoko bw'Imana, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Uraza gusanga iyo usomye ahakomeza usanga Pawulo ahangaha nyirizina bamubujije kujya, yaragiyeyo, ajyayo n'ubundi ubu buhanuzi bamuhanuriye niko n'ubundi bwarasohoye. Yagezeyo baramurwanya, ndetse bamwe baturaho yuko banavuga yuko agomba kwicwa, ariko nyirizina Imana kuko ariyo mushobozi wa byose, niwe ubasha gufata umuntu mu kiganza, ntagire ubasha kumuvuvunura mu kiganza cy'Imana. niwe ufite ubuzima bwawe mu kubaho kwawe kose. N'ubundi nyirizina Imana yabaye mu ruhande rwe, ntabwo ubuzima bwe bwatakariyeyo, ariko nyirizina icyo yashatse kumenyesha bari aba Yerusalemu yarabibamenyesheje, abo yigishije yarabigishije, abamenyesha ukuri. Icyo Imana ashaka ko atangaza yaragitangaje, kandi nyirizina n'ubundi ntabwo yavuye mu mubiri, Imana ahubwo yabaye mu ruhande rwe, kuko mu gihe atarari yasoza inshingano ye n'umuhamagaro we na misiyo ye ku isi, ntabwo yagombaga kuvira yo mu mubiri. Yego, kuko nimba hari ibindi Imana yamutegereje ko azakorera ahandi, ntabwo ariho yari gusigariza ubuzima bwe. Rero nawe ntugire ubwoba, ntucike intege, mu gihe nyirizina Imana yateganyije yuko misiyo yawe, mission itararangira kuri iyi si, hari ahantu utaragera runaka, hari abo utaramenyesha ibyo ugomba kubamenyesha, igeragezwa ryawe ritararangira kuri iyi si ngo ugaragazwe uwo uriwe, ntabwo nyirizina wava mu mubiri ngo bikunde. Niyo byatuwe n'umunyembaraga mu bantu bizwi, bigaragara yuko bafiteho ubushobozi ku Mana, ariko nawe imufiteho ubushobozi. Rero bakunzi bwoko bw'Imana, bakunzi ba Ireya TV1, bakunzi b'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, bakunzi bacu b'ibiganiro tunyuza kuri iyi channel, n'ubundi nk'uko intego yacu ari kumenyekanisha kuri kw'ijambo ry'Imana, guterana imbaraga no guhumurizanya nk'ubwoko bw'Imana, kandi kugira ngo tubashe no gusobanukirwa natwe ubu butumwa twigira kuri iyi channel, kugira ngo nawe ubashe kubyigisha abandi, ubashe kubibagezaho mu buryo bwuzuye. Rero musaba yuko buri biganiro byose uko ubonye umwanya, uko ubonye uburyo, ujye ujya kuri iyi channel ya Ireya TV1 urebe ibiganiro, wige, usobanukirwe icyo ijambo ririmo kuvuga, kugira ngo ukore iby'ingenzi kandi mu buryo Imana ibishakamo. Menyesha abandi rero, wohereza kino kiganiro, utanga na comment n'inyunganizi, kugira ngo twese dufatikanye, twubakire hamwe, dusenye umugozi umwe nk'ubwoko bw'Imana. Ndabashimiye cyane rero n'ubundi muri uyu mwanya w'amateka yaranze iyi tariki ya 25 z'ukwa 11, ubwo twari turebye kuri aya mateka y'Abanyekose bashinzwe kwamamaza ubumenyi bwa Gikristo, bemeje ko David Brainerd ari umumisiyoneri ku Bahinde bo mu Bwongereza. Rero nyirizina turebye icyo ijambo ririmo kuvuga mu gutambutsa ubutumwa bwiza no kujyana ubutumwa bwiza hirya no hino. Mwicike intege, mukomere, dukomezanye twese kandi tunahugurane. Yego, n'ubundi mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana mu mugenzi wanyu Anastase Sibomana, muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Ireya TV1 buri munsi. Ndabashimiye cyane. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana
babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Ndetse ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.